twabonye uburuhukiro bw'iteka yaduhaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana muri Yesu twabonye uburuhukiro bw'iteka yaduhaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana Yesu arataka gutekereza
gucogora yaragucaciye gahura numva mwawe uramusubiza umugana Thank you.
izina Yesu gizwe ihanyogese z'amaraso ye Yesu
mu bintu bidashoboka ni ukubona umukristo ukijijwe uzi neza ko ukijijwe arakaye kuri Paska. Iyo waba waburaye cyangwa akutuje mazi yarashira. Haleluya, haleluya. Kubera yuko kuzuka kwa Kristo niyo ndirimbo y'abakristo. Amen. Imana umugisha.
ariko ibyo kuboneka kwa kristo byo kubabarirwa ibyaha guhabwa agakiza gucungurwa n'ibindi by'umwuka wera ntabyo bamenye ariko kristo arabiduhishuriye nashimye amen.
mwakoze cyane kuba mumpaye umwanya wo kubaganiriza ijambo ry'Imana. Impamvu baranongeye mpagera nkererewe bwa kabiri, imvura yamfashe rwose niba mu rugo igwa ari igisizi n'ibyo narahaguye cyane nk'uko yaguye aho nari nubwo atari kure cyane ya hano, ariko nabonye ari nyinshi ngereranyije n'iyo najyaga mbona, ariko Imana ishimwe ko yanyemereye nkahagera nubwo byagenze bityo. Amazina yanjye yitwa Ishimimana Elisa, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Navuye hano mu mwaka ushize, kandi nanone navuye muri uku kwezi, nagiye kuba mu kwezi gushize, twari turi kumwe ndumva ku itariki 3 ndabyibuka. Imana ishimwe rero ko yongeye kumpa amahirwe yo kuganira namwe kuri uyu munsi mwiza wa Paska, tuganira ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Munyemerere tubumbure Bibiliya zacu banze nsome ijambo ry'Imana mbere yuko tuganira. Turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya 3. Igice cya 3 duhereye ku murongo wa mbere yageza ku murongo wa 3 tuganire, ahandi turaza kuhasoma uko tugenda tuganira, nubwo iminota ari mike ariko nizeye ko turayikoresha ukwiye. Pawulo yandikira Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Ndabona abantu benshi bahageze, twasoma ibyo kugira kubaho gutunganye n'urukundo rwa kivandimwe. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari. Tusubiremo. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mw'isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kanongeraho umurongo wa 4, kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Iri jambo ry'Imana riratubwiye ngo niba mwarazuranywe na Kristo. Uyu ni umunsi mwiza wa Paska, kandi Paska ni umunsi w'Uwiteka. Haleluya. Paska zabayeho ziri mu moko arenze imwe dukunze kuba tuzi, ariko muri izi Paska hafi ya zose nabonye ko ari Imana yagiye izikorera y'ubwayo. Haleluya. Paska rero navuze ko ari umunsi w'Uwiteka, kandi kabigombye kwizihizwa nk'itegeko. Haleluya. Yesu yarazutse rero. Iyi ni Paska ya 4 ndibuze gutindaho cyane, muzo ndi kuvuge zigera kuri 4, ari nayo twicaje hano cyane cyane. Kuva Yesu yazuka, navuga ngo niyo nsinzi turimo turaserebura uyu munsi wa none, icyo ndibuze gusorezaho. Yesu yarazutse rero. Haleluya. Yesu ni muzima. Mbwira mugenzi wawe ngo Yesu ni muzima. Yesu ni muzima. Haleluya. Hari abantu Yesu rero yakomeje gupfa. Ubundi hari abantu bemera Yesu ibyo yakoze ariko ntibamwizere. Abo bantu rero bemera ko Yesu hari ibyo yakoze bakamwizera, bazi ko Yesu yapfuye, yamara gupfa akazuka agasubira mu ijuru. Namwe niko mubizi. Ariko hari abandi bamwizeye, bazi ko Yesu yapfuye, nyuma yo gupfa akazukana nabo, cyangwa se akazukira muri bo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kandi rero niba mwarazuranywe na Kristo, ngo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari. Yesu ashimwe cyane. Rero niba Kristo ari muzima, hari icyo bisobanuye. Kuba Yesu ari muzima, ubundi bisobanuye ibintu bitatu. Ikintu cya mbere bisobanuye yuko tudakwiriye gutinya. Haleluya. Bisobanuye gutinya ikintu cyitwa icyaha. Gutinya icyaha kubera ko Yesu muzima akureba. Kuba Yesu ari muzima ntabwo ari amagambo tuvuze, twari tumaze kubibwirana nk'amagambo, ariko hari icyo bisobanuye. Kuba Yesu ari muzima ntabwo yapfuye.
babandi bazi ko yapfuye ariko nyuma yo gupfa yarazutse, amaze kuzuka yisubira mu ijuru. Hari abo yazukiye muri bo ari gukorana nabo umunsi ku wundi. Haleluya. Kuba ari muzima rero bisobanuye yuko dukwiriye gutinya icyaha. Kubera iki dukwiriye gutinya icyaha? Nuko Yesu muzima ari kutureba aho turi hose. Muri bukaba umusore witwa Yosefu niwe wigeze kucakirana na Mukapotifari mu cyumba. Mukapotifari nekereza ko yamubwiraga amagambo meza cyane, amubwira ati ntawe uri kutureba. Ariko we yari afite Imana, yari afite imitekerereze y'uko Imana iri kumureba. Niho yavuze ati ntabwo nshobora gukora ikintu kimeze gutya Imana indeba. Natwe rero kuba Yesu yarazutse bikwiriye kuduha gutinya icyaha, kubera ko Yesu muzima utaraheze mu gituro aba ari kutureba aho turi hose. Yesu ashimwe cyane. Iyo tuvuze ngo Yesu ni muzima rero, icyo nicyo twakagombye guhita dushyiraho attention. Birenze kubivuga gusa, ahubwo bikwiriye kudutwara no gutekereza ko iteka bari kutureba aho twaba turi hose. Icya kabiri, dukwiriye kureka gutinya cyangwa se tureka kugira ubwoba bw'urupfu, kubera ko Yesu yanesheje urupfu. Haleluya. Gusa Yesu ntabwo yaje aje gukuraho urupfu, ahubwo yaje gufata urupfu aruhindurira forme. Navuga ngo yafashe urupfu aruhindurira icyerekezo. Kuvuga ngo icyari urupfu turi butinye nk'abizera, yaraje aruhindura irembo turi bunyuramo kugira ngo tugere mu ijuru. Haleluya. Rero Yesu Kristo aje mu kunesha kwe, navuga ngo iki kintu gikomeye kuri iyi ntambara turwana nayo nk'abakristo. Satani nubwo adushuka akadukanga, ntabwo ashobora kudutsinda turamutse duhagaze mu butware Yesu yaduhaye. Muzi impamvu? Yesu Kristo, ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cyo Kuva igice cyabo cya 22. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana, bakiri impamvu tudakwiriye gutinya runo rupfu. Kuva igice cya 15 ku murongo wa 22. Igice cya 15 ku murongo wa 20 hari ijambo rivuga ngo Mose agendesha Abisiraheli bakomeza urugendo bava ku nyanja itukura bajya mu butayu bw'Ishuri, bagenda iminsi 3 mu butayu babura amazi. Bageze Imara ntibabasha kunywa amazi y'Imara kuko yaruraga. Ngo nicyo cyatumye hitwa Mara, abantu bitotombera Mose bati turanywa iki? Atakira Uwiteka amwereka igiti akijugunya muri ayo mazi ahinduka meza. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ahantu hose Bibiliya yagiye ikoresha rero uyu musaraba wa Yesu Kristo wakoreshejwe wari uw'igiti. Habayeho umusaraba w'amoko menshi, ariko uyu musaraba w'igiti niwo njye naje kuvuga nshaka gutindaho cyane. Haleluya. Iri jambo ry'Imana rero nari nshatse kubabwira hano ko tudakwiriye gutinya na gato ubwoba, ngo tugire ubwoba bw'urupfu. Ni ukubera yuko Yesu yarajanisha urupfu. Amajije kunesha ntibisobanuye ko yarukuyeho, yaruhinduriye icyerekezo bitewe n'inshatse kuvuga. Ahangaha Abisiraheli bamaze kwitotombera Mose ubw'aya mazi bari babashije kubona, ariko bagasanga ari amazi ashari. Hano ngo Mose yatakambiye Uwiteka, icyo Uwiteka yakoze yamuhereje igiti ashyira muri ya mazi, arangije aba meza, abantu baranywa. Haleluya. Aya mazi arashushanya uno musaraba wa Yesu Kristo turi kuvuga ko dushobora kuvuga Paska tutavuze umusaraba. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo mwirinde hatagira umuzi wo gushaka ibibera muri mwe, ukabahagarika umutima. Ahangaha hari abantu baba bafite Mara mu mitima yabo. Hari abantu bashanyiriwe n'andi magambo banyweye kuri aya mazi ashariye, kandi no mu itorero ribamo. Hari uhura n'umukristo wanyweye kuri aya mazi ya Mara, ntaza guhura n'umusaraba wa Yesu cyangwa se ngo cyane munsi y'umusaraba ubashe kumuhindurira ubuzima. Iyo uhuye nawe niba bari muri korali muracakirana mukagongana. Kubera iki? Muri buku witwa Naomi nawe hari yigeze gusohoka ava mu murwa w'Imana ajyimo wabo mu banyamahanga, agarutse avuga ngo ntimukarete Naomi. Byasobanuraga igikundiro ngo ahubwo mujye munyita Mara, uwashaririwe. Umukristo washaririwe rero iyo muhuye n'ibyo avuga biba bishaririye.
haba hakenewe umusaraba wa Yesu, hakenewe ko agaruka ku musaraba, turibuze kwebwe umusaraba uzamumarira. Nshatse kubabwira ngo n'uyoboye korali uyihandira indirimbo yahanze ushobora kumenya icyari kimwuzuye. Yesu ashimwe cyane. Ariko mwere gutinya kuba Yesu ari muzima, biduhereza ubutware bwo kutagira ubwoba, gutinya urupfu, kuko Yesu yarumishije. Buri intambara turwana, Yesu yafashe, twebwe navuga ngo Satani kurwana nawe twemerewe kumutsinda. Ariko igishobora kuzatuma adagutsinda ni kimwe. Hari umuvugabutumwa w'umunyamerika ageze kubivugaho, aravuga ngo izamu ryacu, Yesu Kristo yarafashe cya giti cyari gikoze izamu ryacu, ngaragishingura, aragenda agikoramo umusaraba, niwo mubona bamubambeho. Niyo mpamvu twebwe turwana na Satani, ariko izamu ryacu ntarihari, ubundi araribura iyo twizeye. Bene data rero nimuhumure, tuzatsinda. Haleluya. Hanyuma Paska ya mbere yabayeho, navuze ko ngiye kuvuga mu bane ya Paska. Paska ya mbere yabayeho niyo muri Edeni, kuko ntihashobora kubaho kubabarirwa ibyaha. Niko ijambo ry'Imana ritubwira, hatabayeho kumeneka amaraso. Paska ya mbere yabaye muri Edeni, Adamu amaze gucumura. Adamu amaze gucumura, Imana icyo yakoze niyo yikoreye ino Paska ya mbere, yaraje Imana yiyicira umwana w'intama, amaraso arameneka. Adamu Imana icyo yakoze, yamubabariye icyaha, yamubwira ati imbabazi zanjye uzazigendana, ariko ingaruka za cya cyaha wakoze kizagukurikirana. Buriya ushobora kuba uri umuririmbyi cyangwa se uri umuyobozi, ushobora kuba uri gukora mu kindi cyiciro runaka, ukagenda ugakora icyaha, ukagaruka kwihana mu nkoramutima. Imana irakubabarira rwose iyo watuye, ariko ingaruka za cya cyaha, niba wagiye gusambana ugakurayo se, ntabwo ihita ivaho. Niyo mpamvu hari Imana amaze kumubabarira, iramubwira ati ariko n'ubundi turikana ko maso azaguhesha umutsima, imwirukana muri Edeni. Niho hantu tubona icyaha Adamu yakoze cyaje kimutandukanya n'Imana, kimutandukanya na bagenzi be, kimutandukanya n'ibidukikije. Ni ukuvuga ngo atangira kubaho ubuzima bushaririye, kandi bitavuze yuko kino kintu cyari cyabaye. Imana y'ubwayo niyo yari yaje yicira umwana w'intama. Kandi buriya nimba mutabizi neza, buriya na Yesu Kristo Imana y'ubwayo niyo yamwiciye, kubera ngo niyo yamutanze. Ngo kuko yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Niyo yamutanze mu maboko y'abanyabyaha. Bari bari kubiririmba ngo barimbaga gukira agera ku gupfa. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo nzi kuririmba, mbese n'igihe. Ariko Yesu Kristo ubwe Imana niyo yamwitangiye. Abatiza bajya baririmba ngo Imana ibiri hehe. Iyo ndirimbo murayizi? Imana ibiri hehe, igiye utakomeye, ikunda gusanishe ibihe, ibihe. Umwana wayo yatotezwaga ikamwihorera, ntabwo ibahishe, ibiri kumwe n'abababaye, ishaka ngo bace muri uwo muriro bawuvemo bakeye. Haleluya. Hano Imana y'ubwayo abaravuze ngo ibiri hehe igihe tuba turi mu bibazo by'abakomera. Ese yari iri hehe umwana wayo igihe bari bari kumutoteza, bamwikorera umusaraba, bamukubita, bamwambika ikamba ry'amahwa? Yari iri hehe? Yesu ashimwe cyane. Yesaya 53 batubwira icyo Imana yari iri gukora. Yesaya 53 usomye ku murongo wa 10, cyagiye umwana wayo bari kumutoteza, bamumereye nabi. Muri bwari amasaha agera kuri 6 yari afite umubabaro mwinshi. Ariko usomye muri Yesaya 53 ku murongo wa 10, mirongo itanu na gatatu ku murongo wa 10 haranditse ngo
ngo ariko Uwiteka, wowe uza gusoma ugeze mu ruza guhera ku murongo wa mbere, ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura ngo yaramubabaje. Mwabyumvise ngo yashimye kumushenjagura ngo yaramubabaje, ngo bw'ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama ibyo Uwiteka ashaka, ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko. Haleluya. Imana y'ubwayo yashimye gufata wa mwana wayo iramushenjagura. Buriya nawe ushobora kuzibaza ngo ko nakijijwe nkaba ndi umwana w'Imana, kuki mpura n'ibigeragezo? Yesu ashimwe cyane. Y'ubwayo kuko yari yarangije kumuhindura icyaha, nicyo mpamvu yafashe imushenjagura, yamubonagamo icyaha ubwacu, kuko yafashe ibyaha byacu aratikorera abyishyiraho. Noneho warenga kuba umunyabyaha nk'uko twe turi abanyabyaha, ahubwo wahinduka icyaha. Yari Imana yashinze kumushenjagura. Ntuzibaze impamvu rimwe na rimwe ibibazo n'ibigeragezo bishobora kuza bikakwisukaho kandi bitavuye kuri Satani. Imana yo ubwayo yashimye ko bikugeraho. Ariko iyo wari mu buzima bufite intego, hari aho yanditse amagambo avuga ngo mube muretse, ngo Imana ntirarangiza kuntunganya, ngo God is not finished with me yet, please mube mundetse. Kubera iki? Hari umugabo umwe wacuraga zahabu, baramubaza ngo ubwirwa n'iki ubundi ko zahabu yawe yashizemo inkamba? Wowe yarasubije ngo ngiyo abasha kuyibona yakireba akibonamo, ngo ubwo nibwo iba ziba zashizemo. Natwe tujya tubiririmba ngo Mana uducure ubundi inkamba zishiremo zose, ku buryo irajya ikureba ikabona isa nk'umwana wayo neza. Yesu ashimwe cyane. Natwe rero hari igihe Imana ishima ko tunyura muri ibyo ngibyo kugira ngo itunganye imico yacu, turusheho kubasha gusa na Kristo. Haleluya. Uru ni urugendo dukora rwo gusa na Yesu Kristo. Nari mvuze ngo Paska ya mbere yabaye muri Edeni, Imana y'ubwayo niyo yayikoreye yica umwana w'intama. Haleluya. Kugira ngo haboneke amaraso. Paska ya kabiri turayireba hariya mu Tangiriro 15, ni iya Isaka. Ubundi Aburahamu yari sekuruza w'abizera, ntabwo yari sekuruza w'Abisirayeli gusa. Yesu ashimwe cyane. Kuba yari sekuruza w'abizera biravuga ngo n'utari umwisirayeli nawe Aburahamu ni sekuru. Ahubwo Isirayeli cyangwa se Yakobo niwe wari sekuruza w'Abisirayeli, kuko murabizi Imana yamuhinduriye izina ari Yakobo, iravuga ati ntukiri umuriganya, ahubwo noneho ugiye kuba Isirayeli. Yesu ashimwe cyane. Aburahamu rero Imana igize kumuhereza teste nyuma yo kubona yuko imuhaye umwana w'ikinege, kuko Ishimayeli yari yaragiye, yari yarabyaye urundi yari agihari, kuko urabyibuka ko umugore we yari yarakimbije yakurekeye. Mu gihe yari asigaje rero uyu muhungu Isaka, Imana yaramugerageje kugira ngo irebe nimba Aburahamu koko bishoboka ko Imana ashobora kuyikorera, nayo ikamukoresha mu bibyara inyungu kuri aho, kugira ngo Aburahamu we ajye yitegerezaho inyungu buri munsi. Niyo mpamvu yaje kugereza teste, iramubwira ati uriya mwana w'umuhungu ndashaka yuko ujya kumuntama. Haleluya. Aburahamu yakoze uriya rugendo rw'iminsi 3 ajya i Muri gutanga Isaka. Ni ukuvuga ngo Aburahamu agihaguruka, Imana yari yarangije kwakira igitambo cye, kuko ijambo ry'Imana riratubwira mu Baroma ko dukwiriye gutanga imibiri yacu ikaba ibitambo bizima. Yari yarangije kucyakira kuko mu mutima we yari yarangije gutanga kiriya gitambo. Haleluya. Niyo mpamvu natwe ntabwo dukoreshereza Uwiteka imibiri yacu, ingingo z'imibiri yacu, ngo mutambe imibiri yacu ibitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana. Haleluya. Yakoze urugendo rw'iminsi 3, yari amwibye nyine, kuko niba mubyibuka neza Aburahamu Isaka yari ikirenge kuri Aburahamu, kuri Sara, ariko Aburahamu yari yarabyaha kandi kandi ko katari gahari. Mu kuza kwiba uriya mwana mu by'ukuri yari yishyize muri risi, gusa Imana yari imaze kubona yuko we ayizera kugeza ku kigero ishobora kumusaba ibyo akunda akabiha. Haleluya. Nawe rero hari igihe kigera bikaba ngombwa ko igusaba icyo ukunze kurusha ibindi. Ese bya bindi bidahari tuba twitegerejeho twagumya kuyikurikira. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi bize nyuma.
mbere yo kuza dushaka bya bindi biri inyuma tubanze dushaka ubwami bw'Imana. Hano rero Aburahamu nawe Imana yari imukoreye test kugira ngo irebe ko udashobora kuyigirira umumaro. Haleluya. Yakoze kugenda ajya gutanga Isaka, iyo nkuru murayizi sinyitindaho cyane, ariko agezeyo Imana y'ubwayo yamwihereye igitambo. Kubera ko yari yarangije kwakira igitambo mu mutima we. Haleluya. Ndetse yanagiye abyibaza, muzasome neza Bibiliya, usanga yuko urugendo yarukoze iminsi 3 agenda. Ariko mu kugaruka Bibiliya ikavuga ko umunsi umwe yari yagarutse yahageze. Bikubwira ngo urugendo yagiye atekereza mu mutwe ibyo agiye gukora, ibyo ari buze kubwira umugore nagaruka. Ariko Imana imaze kumuhereza igitambo, yagarutse yishimye urugendo umunsi umwe abantu yagenze iminsi 3 yari yagarutse. Ariko icyo nashakaga kuvuga, iyi ni Paska ya kabiri aho Imana yakiriye igitambo cy'umuntu noneho agiye kugira umumaro mu bwami bwayo. Bitandukanye naho twebwe tuba dutegereje iteka yuko Imana yo iratugirira umumaro tuyikurikira ku bw'ibyo tuyitegereje. Haleluya. Paska ya gatatu niyo dusanga y'abanyegiputa. Haleluya. Iyo muri Egiputa Imana yakoze ikababwira ati mwebwe icyo muri buze gukora buri wese yica umwana w'intama. Haleluya. Namara kumwica afate zobu ashyire mu maraso asige ku nzugi no kunywa amazi. Iri ni itegeko Imana yari ihaye abatambyi babwira abantu bose. Yesu ashimwe cyane. Buri wese abikore icyo umwana w'intama. Bitabaye ibyo Uwiteka ari buze kunyuraho ngo uwo barasanga, uwo marayika w'Imana ari buze gusanga atakoze bya bintu cya kimenyetso atagishyizeho, muri urwo rugo harapfa umwana w'imfura. Yesu ashimwe cyane. Ibi ni Imana yabyikoreye ubwayo irahanye. Ariko ikintu gitangaje cyamangaje ni uko hari Abisirayeli babipinze. Hari abantu tuba twicayemo hano rwose batavuga ati biriya bintu si ibisanzwe, babimenyereye nyine ni ibisanzwe biriya byahozeho, biraza bigahita, nimba ari na Paska biraza bikarangira n'ibindi biracaho bikarangira. Hari Abisirayeli batabikoze, izi ngaruka zibageraho kuko bano bana b'imfura barahara. Ariko ikintu cyamangaje ni uko ngo n'umunyegiputa wari bubikore nta cyago cyari buze kuba mu rugo. Yesu ashimwe cyane. Imana ntiyigeze irobanura kiriya kimenyetso cyonyine ubwacyo cyari gihagije. Haleluya. Hanyuma Paska ya nyuma ariyo Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ubundi buriya niba twaje kwizihiza urupfu n'izuka bya Yesu Kristo, navuga ngo turasobanutse ko twubahirije itegeko ry'Imana. Haleluya. Ariko nanone niba wizihiza urupfu rwa Kristo ugomba kuba warapfanye nawe. Nimba uje kwizihiza umuzuko wa Yesu Kristo agombye kuba yarazukiye muri wowe, warazukanye na Yesu Kristo. Nibyo jambo twasomye, nimba mwarazukanye na Yesu Kristo mukazuranywa nawe, umujye mushaka ibiri hejuru ngaho Kristo ari. Haleluya. Amen. Icyo nababwira rero, Paska yacu yaratambwe ari we Kristo, niwe tuje kuvuga, niwe watumye duhagarara ahangaha. Haleluya. Ubundi buriya umusaraba nakuze babwira ngo hari imisaraba y'amoko, niho ngiye gusoza. Umusaraba wa mbere ni X, ikimenyetso cya X wabambweho uwitwa Andereya, uriya muvandimwe wa Petero. Bamubambye ku musaraba wa X ubwo yari ari kubwiriza ubutumwa bwiza nyuma y'uko Yesu agiye gupfa. Bawumubambyeho hanyuma hashira amasaha 2 akibwiriza ubwo yari akiri muzima amanitse. Bashize amasaha 2 abo yabwirizaga basabye ko bamumanura. Hanyuma bamumanuye n'ubundi hashize akanya gato ahita apfa ubwo yari amaze igihe kinini. Abyumvise bamubonye umusaraba wa mbere wabayeho, mvuze n'umuntu wamanitswe ku musaraba kuko gukurikira Kristo, kuko kwizera umuzuko wa Yesu Kristo. Umusaraba wa kabiri ni uwati, hanyuma wa gatatu ni uyu nguyu tubona uri mu kimenyetso cya plus, ari wo wanzaye. Yesu ashimwe cyane. Ni nawe watumye mbabe. Ubu birashoboka cyane ko hari abo ntari kumenya cyane nk'abaje no mwaka narahavuye, ariko kubw'uwo musaraba. Ubundi uriya musaraba ugizwe n'uturongo tubiri, hariho akarongo gahagaze n'agatambitse. Yesu ashimwe cyane. Kara karongo gatambitse rero ni horizontal line. Yesu ashimwe cyane. Ni horizontal relationship. Ni ukuvuga ngo ikintu Yesu Kristo yatuzaniye, yababwiye yuko kuri Paska ya mbere muri Edeni
Adamu amaze gukora icyaha yahise atakaza ubusabane hagati ye na bagenzi be, kuko Imana imubaza mu gice cya 3 yarasubije ngo wa mugore wampa, umugore wampa niwe wakoze. Uvuga ngo abari umwe atangiye gushyiramo distance, batandukanye, basa nkaho batandukanye mu myumvire cyangwa se mu mitekerereze. Uvuga ngo umubano wari hagati ya Adamu na Eva nyuma yo gukora icyaha warangiritse. Uvuga ngo umubano hagati y'umuntu n'undi iyo wakoze icyaha, umubano hagati yanyu urangiye. Hanyuma ikindi cyari cyangiritse ni umubano uri hagati ya Adamu ndetse n'Imana. Hagati y'umuntu n'Imana iyo wakoze icyaha nta mubano ukiri. Ni nayo mpamvu Imana ije muri Edeni, yaje ngo Adamu mu gice cya 3 ku murongo wa 9 ibabaza ngo Adamu uri. Adamu yari yahunze yagiye kwihisha, kandi muri Imana ajya kubasura bakaganira n'ibisanzwe. Agiye kwihisha, Imana yaramaje ngo kuki wihishe. Yavuga ati ngiye numvisha imirindi yawe ndatinya, yahugishijwe n'iki? Yari yambaye ubusa. Bivuze ngo icyaha gituma ubusabane hagati yawe na mugenzi wawe bugabanuka cyangwa se bukavaho, hanyuma hagati y'ubusabane hagati yawe n'Imana nacyo icyaha kikabukuraho. Niyo mpamvu nari mvuze ngo ikintu Yesu Kristo yakoze kuri uno musaraba wa Paska, ino horizontal life, ubundi isobanura ubusabane hagati yawe na mugenzi wawe. Yesu ashimwe cyane. Ni ubusabane, ni relationship iri hagati yanjye nawe, hagati yanjye na mwene so muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ya horizontal vertical line igasobanura isano cyangwa se ubusabane buri hagati yawe n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kiriya nicyo cyari cyarabuze muri Edeni. Nyuma y'uko icyaha gitumye ubusabane hagati yacu n'Imana bugabanuka, Yesu Kristo kuri uriya musaraba w'icyo yakoze rero ni yatugaruriye bwa busabane hagati yacu n'Imana. Iyo ugarutse munsi y'umusaraba, ugahagarara munsi y'umusaraba, niho hantu ushobora kuganirira n'Imana. Connection ikagaruka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Uyu musaraba rero wari ufite ibintu byinshi ushushanya. Uyu musaraba icyambere ushushanya ku bakristo ni umubabaro. Uyu ni umusaraba ushushanya umubabaro. Natumvise. Niyo mpamvu mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 18 handitswe ngo kuko Yesu Kristo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha gutabara abageragezwa bose. Haleluya. Agutabara kuko ubwe yahuye n'imibabaro irenze iyo uri guca. Uvuga ngo Yesu yababaye kukurusha. Niyo mpamvu iyo umutabaje rero wababaye abyumva vuba. Haleluya. Nababwira inkuru nziza, imibabaro Yesu yahuye nayo muri ariya masaha 6 mbere y'uko apfa, iraruta iyo uzahura nayo mu myaka uzamara hano ku isi. Haleluya. Niba uzamara imyaka 70, imibabaro uzahura nayo izaba iri munsi cyane y'iyo Yesu yahuye nayo mu masaha 6 mbere y'uko apfa. Niyo mpamvu rero iyo umutabaje abasha gutabara abageragezwa twese, kuko yahuye n'akababaro karenza ko twahuye nako. Haleluya. Yesu Kristo yababajwe no kugeragezwa, niyo mpamvu wabasha gutabara abantu bose bageragezwa. Haleluya. Intumwa za Yesu Kristo yasize amaze gusubira mu ijuru, yasize ababwiye ibintu bikomeye, anabahereza inshingano umuyobozi wa gahunda yari yazisomye, ababwira ngo mugende mukore umurimo, mubwirize umuzuko, mujya kuvuga ko nazutse. Buriya nimba hari umuntu wadukomereje umurimo ni Yesu. Yesu yatumye umurimo wacu ukomera kubera ko mutekereza uriya mugabo wamajije kuzuka ntagaruke ngo yiyereke babandi bamuhemukiye. Murabyumva? Ubundi cyane ikintu gituma Yesu Kristo ari ibyo yasize akoze, ahubwo n'ibyo atakoze kandi yari afite ubushobozi bwo gukora. Murabyumvise? Hari ibintu atakoze kandi yari afite ubushobozi bwo gukora. Buri nicyo kintu cya mbere kitwereka ubumana. Uvuga ngo ibyo ukora ntabwo ari byo bigaragaza ubukristo bwawe, ahubwo hari ibyo udakora kandi ufite ubushobozi bwo kuba wakora. Kiriya ni byo bikomeye kuruta ibyo ukora. Mwabyumvise? Mutekereze uriya mugabo wari ufite ubushobozi bwo gutubura imigati, agafata imigati 2 cyangwa 5 akayitubura ku buryo irahita haza abantu bari aha ngaha twese udukubye nk'inshuro 5 cyangwa 10. Nimba umugati 2 ishobora guhaza abantu 5,000, komantere zikavuga ko binarenga, ariko uriya mugabo ari hano ku isi akaba atarigeze akora nka alimentation, ayitiye make ajya kwa rambere hano ruguru mu mujyi,
ngo ntekereza ko atari kugombera gukora kwarambe nibo bakora imigati byose muri uyu mujyi niko mbizi arangure y'ibiri narangiza ageze hano atubure abantu baza bagurisha muramwumva kuba atarakoze alimentation ngajya ducuruza imigati ni ikintu gikomeye. Icya kabiri mutekereza uriya mugabo wari ufite ubushobozi bwo kuvura abantu atiriwe gukoraho agasiba gakondo akagukoza ku maso ugahita ukira cyangwa akubwira ati genda kwizera kwawe kuragukijije ntuzongere gukora icyaha kundi. Uriya mugabo kuba atarashinze farumasi ikomeye nta baganga muri hano uriya mugabo mu mwitonde ubumana bwe bugaragara mu bintu atakoze kandi yari afite ubushobozi bwo gukora akaba yarakoze farumasi ikomeye ku isi. Mu mutekereza amaze kuzuka ntabwo yaje ngo yiyereke ba Kayafa bariya kwa Pirata ubundi buriya bari nka banaragarutse nkakoresha inama i Yerusalemu hariya gendera mu bwiza kandi nta muntu rwo mu nsatsi abenshi niko mwari kubikora gendera hejuru noneho ba Pirata nta bushobozi bafite bwo kunkoramo ariko yaraje akajya yiyereka abigishwa be mu ibanga rwihisha. Niyo mpamvu umurimo yarawukomeje yaberekaga bari mu cyumba. Niyo mpamvu Petero byamugoraga kuza guhamya ngo wowe ujye mwishe mukamubamba n'uri gukora ibi ngibi. Ariko icyo nshimira Imana hari abagabo basigaye bakora inshingano neza nk'uko yari yabibasabye. Haleluya. Nka Petero yari duhaye w'intumwa ariko yarinze bamubamba ku musaraba aravuga ati njye ntimubambe nk'umwami wanjye. Yazira ku butumwa bwiza ntimugira ngo yari yibye yazira ku butumwa bwiza aravuga ati njye ntimubambe nk'umwami wanjye bamubamba bamucuritse. Niba ndavuga ikintu cya mbere mu musaraba wa Kristo ushushanya ni imibabaro. Bivuze ngo iyo uhagaze munsi y'umusaraba rero uko tuvuga ko twizeye umusaraba ko tugombye kwirata umusaraba munsi y'umusaraba hari imibabaro ugombye guhura nayo kandi ukayihangana. Kubera iki Petero nayo mutanzeho urugero ubwe yavuze ubutumwa bwiza kugeza aho bamubambye bamucuritse. Umuvandimwe Andrea nayo namuvuze bamubambye ku musaraba wa X ariko aragumya arabwiriza kugeza aho bamugiriye impuhwe baravuga ati wa mugabo bagenda bajomba imisumari byari nakagumya akabivuga basaba ko bamumanura ariko muri birangira apfuye. Murebe Yakobo yari umuyobozi w'itorero ry'i Yerusalemu barinze bamumanura hejuru y'urusengero ugasongera baramumanura bitasa arasandara azira iki? Yazira ku butumwa bwiza. N'aba Matayo barinze batera ibisomo. Iyo ni imibabaro izaboneka mu kubaho kw'intumwa kubize. Yesu Kristo yasize avuga ngo niba ngiye ubwanjye naraciye muri ibyo bakamwoba nimba barandenganyije namwe bazabarenganya byanze bikunze kuko yaravuze ngo umugaragu ntabwo shebuja nimba narabinyuzemo namwe muzabibiraho. Icyakora akavuga ati ijambo ry'Imana rikatubwira ngo kuko yababajwe rero azadutabara azi neza uburyo kubabara ibyaha ariko mwihangane munsi y'umusaraba hari imibabaro. Ariko kandi nanone iyo twizeye ijambo rye tukizera amagambo ye uriya mubabaro ubasha gukira kuko hari ibintu bivuga ngo imibabaro yanjye yose arayizi. Yesu ashimwe cyane. Nimba imibabaro yawe yose ayizi azagutabara. Imibabaro yanjye yose niko ayizi ahindura iyo mibabaro wanezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imibabaro yacu nimba Yesu Kristo ayizi turabanyamugisha kuba Yesu Kristo azi imibabaro yacu kuko yarababajwe ari ku musaraba. Bamuteye igisumari bakajya bafata ngo 15 muzukureze bakawutera kandi ubwe nta cyaha yari yakoze ahubwo hari kugira ngo wa mutima wari muri Kristo Yesu ngo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana we nubwo yari afite ubumana muri ibyo ntabwo ari ibintu yagundiye ahubwo yaremeye yemera gupfa urupfu rwo kumusaraba. Yesu ashimwe cyane. Yesu ntabwo yazaje gukuraho urupfu ahubwo icyo yakoze yagize gute yararunesheje kuko twe twari gupfa tukaba turimbutse ariko ku bamwizeye iyo dupfuye ni irembo tuba tubonye ritugeza kuri we. Yesu ashimwe cyane. Rero uyu musaraba ushushanya urupfu bene data urupfu rw'umubiri tuzarupfa kuko na Yesu yarapfuye. Ariko nimba twizeye amagambo ye tukizeye ijambo rye
tuzazurwa. Pawulo yaravuze ngo buriya abapfuye bazabanza bazuke, abariho babe transform, tuzamuke tumusanganire. Haleluya. Ngo kandi naho amagufwa yabaye atakiriho y'umuntu wese wapfiriye muri Yesu, ngo umwuka w'Imana azamuzura. Haleluya. Naho amagufwa yawe azaba atakiriho, umwuka w'Imana azakuzura. Tuzamuke tujye kubana na Yesu. Haleluya. Ntabwo babwira rero iki Yesu Kristo adukiza cyangwa se umusaraba w'ishushanya ni imivumo. Yesu Kristo yagiye ku musaraba w'ikivume. Hari umuyahudikazi witwa Miriyamu, nasomye amateka ye, kahagarariye abanyarwanda basura imva ya Yesu. We baramuganirije nubwo ariko kazi afite kamutunze umunsi ku wundi. Yaravuze ati twebwe biratugora kwizera umuntu wapfuye urupfu rw'ibivume. Umuntu wapfuye urupfu rw'ikivume biratugora kuba twamwizera. Ni ukuvuga ngo Yesu hari n'abantu batamwizera, badateganya no kumwizera kandi atunze. Ntabwo niko kazi ke ka buri munsi. Ni ukuvuga ngo kuba ahagarariye abo ngabo ari bubakira akajya kubereka ati Yesu yaratuye aha, ibi bamushyinguye aha, niko kazi ahenderwa amafaranga avuyemo agatunga umuryango we. Ariko biramugora kumwizera, ntabwo ashobora kumwizera. Ariko umusaraba wa Yesu ushushanya umuvumo, kubera ko umusaraba Yesu yabambweho ni wa wundi wari wagenewe witwa Baraba. Cyari igisambo. Isi icyo yakoze ab'isi bahisemo ko Baraba bamurekura, cyari igisambo cyateguye umusaraba. Bamaze kumurekura nta kindi cyakozwe, Yesu baragiye bariho bamumanikaho. Ariko icyatumye abikora, Pawulo yabyanditse mu Bagalatiya, aravuga ngo ikintu yakoze yaremeye wa muvumo umujyaho wose, ariko kwari kugira ngo twebwe nitumwizere ya mivumo yose ituruka mu miryango yacu, za karande n'ibindi hirya no hino, uko yabambawe nabyo ku musaraba twe bitazabifata. Niyo mpamvu imaze kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, ntabwo ukigendera mu byaha byo kuvuga ngo iwacu dushaka tubije imyaka 35 cyangwa se tugashiduka nta n'umugabo tubonye. Ibyo by'imivumo biba byavuyeho na za karande z'iwacu. Haleluya. Yesu Kristo rero umusaraba we ni umusaraba udukura ukwiyemera muri karande n'imivumo twavukiyeho. Yesu ashimwe cyane. Amen. Icyanyuma ya gatandatu n'umusaraba ushushanya, bityo tuzabiganira ikindi gihe, ni umusaraba ushushanya imbabazi. Haleluya. Yesu Kristo ari ku musaraba, kimwe mu bintu byantangaje ni isengesho yasenze. Arimo aritegereza areba abamugambaniye, abamuhuriye bamuzengurutse, ari ba bandi yabaye nabo abagirira neza umunsi ku wundi. Ni ba bandi yazigiye akiriza abana barwaye. Ni ba bandi bashonje arabagaburira bya bintu bitanu twabibona. Abo yagaburiye, abo yakirije abarwayi, abo yazuriye abana, niba baje baravuga bati ni abantu baturekurire Baraba, ariko we ni abantu. Ariko Yesu agiye gusenga isengesho, niba mwibuka, yaravuze ati data aba bantu bababarire ko ibyo bakora ntabyo bazi. Mana bababarire, ubababarire. Rero nawe hari igihe wumva bakuvuze, wakumva byinshi runaka yavuze gutya natwe kumva ari ikintu cy'igitangaza cyabaye, wakumva runaka yakugambaniye uri mu murimo. Buriya Yesu yari ari kumwe n'izi ntumwa ze, nubwo bazivuzaho kuriya ko zasigaranye akazi, ariko mbere yaho bamaze kumufata zahise zimuterera. 9 muri bo bahifanze baragenda baramuhunga. Uwasigaye ni Petero wa 10. Petero muratibuka ibyo yamukoreye, yamwihakanye inshuro 3 mu ijoro rimwe yari yabikubwiye. Kandi Petero yari yihagazeho ngo tujya twihagarara, akavuga ati njyewe ni no mu rupfu turajyana. Kandi Yesu yari yamubwiye ati Petero uze gukomera, ukomeze bagenzi bawe, dore Satani agiye kubagosohora nk'ugosora amasaka. Yagira ati njyewe no mu rupfu twagiye, ati njyewe ntanagupfira. Ariko Yesu amwitegereza aramubwira ati Petero, inkoko ntiyari kuzarihagana kangahe? Petero ibi byamuye, uwo ni wa 10 wari uhari. Uwa 11 yitwa Yuda, muzi ibyo yari yamukoreye, niwe wari wamuteje ibyo byose. Hasigaye umwe wenyine, uno Yohana niwe wenyine wasigaranye. Yesu yari afite abigishwa 12 b'inkoramutima, ariko yageze ku musaraba asigaranye umwe, niwe wenyine wari uhari, we na Yuda.
bivuze ngo rero kuba ushobora kugambanirwa kuba inshuti zakuvuyeho ibyo ntabwo ari igitangaza. Ibyo Yesu yabinyuzemo nimba yarabinyuzemo nawe kubinyuramo ntabwo ari agashya, ahubwo uzabyitwaramo. Yesu we yamaze kubona bimugendekeye gutyo, abo yagiriye neza bari kuvuga ngo ni abambwe, arangije agasenga aravuga ati data ubababarire, kubera ko ibintu bari gukora ntabyo bazi. Niyo mpamvu tuvuze ngo uyu musaraba wa Yesu ushushanya imbabazi. Iyo wicaye munsi y'umusaraba wa Yesu urangwa n'umutima wo kubabarira ari nta kiguzi. Haleluya, haleluya, amen. Urangwa n'umutima wo kubabarira nta kiguzi ubwo wicaye munsi y'umusaraba wa Yesu. Ariko hari igihe uhura n'umukristo wambaye umusaraba, ariko uhura n'umukristo wambaye umusaraba akabona no kugambanira. Si umukristo wambaye umusaraba yambaye. Antoine yigeze kubivuga aravuga ati hari abantu mujye mwitondera imisaraba abantu bambara, hari abateruye ibumoso kubera ko inyabihanga hari imisaraba itatu. Hari igihe rero uba wambaye ibumoso tukagira ngo wowe wambaye wo hagati. Ntabwo ushobora kuba wambaye umusaraba wa Kristo ubundi uragize ugambanira mugenzi wawe, kubera ko munsi y'umusaraba niho tubonera amahoro, niho tubabarirwa ibyaha byacu. Mukristo ageze ku musaraba, Bibiliya agatabo k'umugenzi karatubwira ngo hari abagabo batatu yahuye nabo. Ku musaraba mwiza niho uhurira n'abagabo batatu bakaguhumuriza. Yesu ashimwe cyane. Ngo yahuye n'umugabo wa mbere, icyo yamubwiye yaramubwiye ngo ibyaha byawe urabibabarira, cya gitwaro cy'ibyaha cyari kimuri ku mugongo cyose cyari tukakikubita hasi. Bahura n'uwa kabiri, umugabo wa kabiri waramufashe amwambura cya gikanzu yagendanye mu isari y'ibyaha, cya kindi cyuzuye amaraso, arakimwambura amwambika indi kanzu nshyashya yera. Hanyuma ngo uwa gatatu icyo yakoze ngo yamuhereje umuzingo w'igitabo, akomeza urugendo ntajya awusoma. Haleluya. Reka nsoreze aha ngaha. Navuga ngo ndinde ukwiriye guserebratinga urupfu rwa Yesu Kristo n'umuzuko we. Icya mbere, ugombye kuba uri mu rugendo rugana aho ari. Haleluya. Kuba uri mu rugendo rugana aho ari. Umuntu uri mu rugendo rugana aho Kristo ari rero nababwiraga ngo niba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari. Hari ibintu bine bimuranga. Agombye kuba aza aho ava. Icyo cyane uza aho uva n'ububi bwaho uva turava he? Muri ibyo yaravuze ngo nari musaraba aramfata musaraba ari mu mwijima ukomeye mu bigani haranditswe ngo inzira y'ubugingo ku munyabwenge irazamuka kugira ngo ave ikuzimu mu bapfu. Yesu ashimwe cyane. Icya mbere rero ugombye kubuza aho uva n'ububi bwawe. Wari uri muri Egiputa mu byaha, wari uri kwa Satani, hanyuma ukamenya aho ujya. Pawulo yandikira Abafilipi igice cya 3:20 yaranditse aravuga ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru niho dutegereje ko umukiza azagira gute aza. Ugombye kuba uzi kuva ikuzimu mu bapfuye uva mu byaha, ariko ukamenya ko uri kujya mu ijuru. Aho Pawulo yandikiye abakore n'ababwira ngo aho ngaho rero mu ijuru tuvuga ngo hari iby'amaso yacu atigeze abona. Yesu ashimwe cyane. Ngo bitigeze binyura mu matwi yacu ngo tubyumve, ibitigeze byinjira mu mutima w'umwana w'umuntu, ngo hari iby'Imana yateguriye abayikunda. Haleluya. Ukamenya ububi bwaho uva n'ubwiza bwaho uri kujya. Icya gatatu ukamenya amategeko y'ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Nta rugendo rutagira amategeko. Niyo mpamvu bavuga ngo kugira ngo utware imodoka ugombye kuba warize amategeko y'umuhanda. Kubera iki? Nuramuka ugeze hariya muri Rombo ntabwo wemeye ibyanditswe. Urabona izindi ziri kuzenguruka sese basaze. Kagenda asubira inyuma. Kuko ntabwo uzi amategeko. Niyo mpamvu kugira ngo wowe umenye aho ujya ugera aho uri kujya birasaba kubuza amategeko y'urwo rugendo. Nicyo kiriya gitabo umukristo yahawe na wa mugabo wa gatatu. Igitabo cy'amategeko y'urugendo rwacu ni iki ngiki. Ni ukuvuga ngo niba utazi amategeko akugenga mu rugendo rugana aho Kristo ari, uko byagenda kose ntuzagerayo. Urajabagurika, uzaca ibumoso kandi ugomba guca iburyo. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo uzagere aho Kristo ari birasaba yuko ubuza amategeko y'urugendo.
ariyo Bibiliya yayanditsemo hano. Ibyanditsemo hano byose birahagije kugira ngo bizatugeze aho tugombye kugera kuri Kristo. Icyanyuma ugombye kumenya abo muri kugenda nabo. Haleluya. Niba mwarazuranywe na Kristo rero mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari. Haleluya. Amen. Bene data, ndasoje. Ariko icyo navuga ngo ku munsi mwiza muri w'Uwiteka twizihiza urupfu rw'Umwami wacu Yesu Kristo ndetse n'izuka rye, nk'abizera, kwizera kwacu gushingiye kuri ibi bintu bine: kuba uburyo Yesu Kristo yazutse, ubuzima yavutse, ubuzima yabayemo, urupfu rwe ndetse no kuzuka. Niba yarazutse rero biduhereza imyitwarire y'uko none ari muzima, aragendana nawe umunsi ku wundi, aratureba mu mikorere yacu, mu mivugire yacu. Buriya iyo umuntu yazuranywe na Kristo, ibyo akora n'ibyo avuga birasa. Kandi kizakubwira umuntu Yesu yapfiriyemo ariko ntazukiremo, uzamumenyera ku bintu nka bine. Icya mbere, niba Yesu yarapfiriye muri wowe ariko ntazukire muri wowe, uzasanga uno muntu ibyo avuga bizajya bimera nka bya bindi mu byahishuwe bavuga ko hari harimo inyamaswa yazamutse mu gitaka, ngo yari ifite ngo amahembe asa nk'ay'umwana w'intama w'Imana, ariko yajya kuvuga ikavuga n'ukundi. Ni ukuvuga ngo aha ngaha ibyo ari kuvuga cyangwa uko turi kumubona n'ibyo ari kuvuga biratandukanye. Ariko niba warazukiye muri Kristo Yesu, Yesu Kristo akazukira muri wowe, akaba ari gukorana nawe umunsi ku wundi, akaba ari muzima muri wowe, ibyo uvuga bigombye kuba bigaragaza ibyo ukora, aho ugenda mu ngeso yawe, mu mico no mu myitwarire. Ko wambara ukuvuga ngo detaye ibintu uzitabira bizaba bigaragaza yuko Yesu Kristo yazukiye muri wowe cyangwa yapfiriyemo ntazuke. Ubushize narababwiye ngo twebwe ntabwo dutinda kuri Yesu wapfuye, dutinda ku wazutse. Kuko narababwiye ngo bose barapfa ariko ntabwo bose bazuka. Uwazutse rero niwe nari naje kubabwira kuri uyu munsi wa none. Bene da, mwicare munsi y'umusaraba wa Yesu, muzahakuramo byinshi, muzahakuramo ubusabane. Kuko Yesu Kristo niwe muhuza wacu, waje kugira ngo duhuze n'Imana. Haleluya. Imana ishimwe rero kuko yumva amasengesho. Ahinduriye imibabaro mbanezeze, Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kansabe perezida yagiye baradufasha gusenga. Gusa niba hari